ibyiza bigutatse Rwanda byinshi cyane sinabivuga ngo mbiragize ufite na parike nziza bakagera kagereza bagasuye na Rwanda watatswe na rurema twebwe abana bawe tuzagukorera duteze imbere maze abandi tumusure basanguteye Rwanda na Rwanda ni nziza umeka amahoro ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbiragize na Rwanda ni nziza umeka amahoro ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbiragize Ese mu mpamvu zikomeje guteza amakimbirane n'intambara hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda na Kongo koko haba hanarimo uburyo imipaka y'ibihugu yakatakaswe mu kinyejana gishize? Ubukoroni rero bwazanye n'imipaka, hari uduce twari utw'u Rwanda ubu tubarizwa muri Kivu, zombi twegetswe kuri Kongo. Nyamara abantu ntibabibona kimwe. Alex Kagame yivugiye ko muri 2023 yatanze igisubizo ku bibazo byinshi abantu bibaza bivuguruza ndetse bimwe mu byanditse ariko bivuze imbere y'abahanga. Icyo kibazo no kugitondera. Kuri uyu wa gatandatu turabisobanurirwa n'abantu banyuranye, impuguke mu mategeko, abahanga mu mateka, inararibonye. Namwe mushobora gutanga ibitekerezo, mwese tubahaye ikaze. LECP Info, liberté d'expression, culture et paix. Ubwisanzure mu bitekerezo, umuco n'amahoro. Bienvenue, welcome. Ikaze kuri mwese ku mbuga zacu. Kongeye kubasuhuza mwese abo turi kumwe muri aka kanya, duhereye kubo mu Rwanda. Abumva ikinyarwanda mwese aho muri hirya no hino ku isi turabasuhuza tubifuriza ibihe byiza. Abari mu bice birimo intambara mukomere kandi turabifuriza amahoro. Nk'uko twabibateguje kandi tunabyibukije mu ntangiriro, uyu munsi abatumirwa baradusangiza ubumenyi n'ibitekerezo badufasha gusobanukirwa niba koko mu mpamvu z'amakimbirane, mu mpamvu ziteza amakimbirane n'intambara yo mu burasirazuba iri muri iki gihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niba n'uburyo imipaka yagenwe mu kinyejana gishize niba nabyo biri mu mpamvu zakumvikana zikurura umwuka mubi hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'abaturanyi bo mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aka kanya rero twishimiye kwakira umwe mu mpuguke mu mategeko, akaba ari Valentin Akayezu Muhumuza, uri mu gihugu cy'Ubuholandi. Mikoro yawe ndabona igifunze, nagira ngo dusuhuzanye, usuhuze n'abo turi kumwe muri aka kanya. Valentin, murakomeye mu Buholandi? Komera Jean Claude, hari hatambutse iminsi itari myinshi cyane, ariko turaho hano ni amahoro, nta kibazo. Wenda amahoro aho tutayafite ni ikibazo kiri mu karere kacu ubona gihangayikishije abantu bose, bibaza uko bizagenda, uko bizamera. Ziriya ntambara turi kubona muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko intambara zifitwemo ukuboko kurekure n'ubutegetsi bwo mu Rwanda. Rero aho abantu benshi bahangayikiye naho ngaho ni ukwibaza, ese igihugu kivuye mu ntambara zikomeye zamennye amaraso
menshi cyane muri 1994 guhera muri 1990 gushyira mu myaka y'ibihumbi 2000, ndavuga ubwo intambara zaberaga mu Rwanda, kikaba cyongeye gusubira mu ntambara. Bigaragara ko umwuka utari mwiza ushobora gushyira no gushyikira donc ubutaka bw'u Rwanda. Ibyo nibyo navuga muri iyi minsi ubona si jyenyine bihangayikishije, ndabizi ko bihangayikishije n'abandi banyarwanda benshi batandukanye bibaza amaherezo ya politike z'intambara zikomeje kugaragara muri kariya gace, ariko ahandi turaho turashima Imana. Urakoze cyane Valentin Akayezu Muhumuza ku bijyanye n'iki kibazo rero, by'umwihariko uradufasha ushingiye ku bijyanye n'amategeko. Mbwira abadukurikiye yuko uretse no kuba warayize wakoze mu bijyanye n'ubutabera cyangwa ubucamanza mu Rwanda nk'umucamanza mu gihe cy'imyaka isaga 9 kandi mu myaka ya vuba ahangaha, hanyuma muri iki gihe ukaba uri kunonosora ibijyanye no guhugukirwa n'amategeko mpuzamahanga, droit international. Mumbabarire, muri iki kiganiro kandi tukaba twari dutegereje Dr Etienne Ndagijimana, ariko mu mwanya watwohereje ubutumwa tubwira ko yagize ka gripe, atameze neza mu mihogo. Rwose turamwifuriza kurwara ubukira, ubwo tuzagira uko twahura nawe mu minsi iri imbere. Hanyuma Dr François Xavier Munyarugerero, bitewe n'indi mirimo myinshi, ibyo adusangiza twabashije kubiganiraho ku munsi w'ejo washize, tukaba rero turi bubashe rwose kumwumva muri iki kiganiro. Mwese rero abatumirwa bacu tukaba tubashimira ko ku ngingo nk'iyi ngiyi itoroshye muba mwemeye kuza kudusangiza ubumenyi n'ibitekerezo muyifiteho. Kubera ko rero nubwo tugiye kwibanda ku bijyanye n'ibi bintu by'ikatakatwa ry'imipaka y'ibihugu by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, aho n'u Rwanda ruherereye, hakaba hari kiriya kibazo cy'amakimbirane n'intambara. Reka tuboneho tubabwire ko mu nama yabereye i Bujumbura mu Burundi kuri uyu wa gatandatu, n'icyo kibazo birumvikana ko cyari mu by'ibanze. Iyo nama ya EAC yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu nyine bari muri uyu muryango, ni ukuvuga yaba igihugu cy'u Burundi nyine muri iki gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ni nawe nyine uyoboye uyu muryango, dore ko bagenda nyine basimburana, igihugu cya Uganda, igihugu cy'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Kenya. Nkaba ngira ngo mu kanya, kubera ko hasohotse bimwe mu byemezo bivuye muri iyo nama, tubanze nyine twumve muri make, ni mu rurimi rw'icyongereza, kubera ko Valentin Akayezu Muhumuza acyumva 100%. Nitumara kumva aratubwira muri make icyo twasigarana waba afite ibimucitse. The 20th external meeting of the East African Community Heads of States on the 3rd February 2023 in Bujumbura, Burundi, to evaluate the current security situation in the Eastern Democratic Republic of Congo. The heads of state met in a cordial and friendly atmosphere. To the summit, received reports on the current security situation in the Eastern DRC from the facilitator of the EAC led process and the force commander of the East African Community Regional Force. Through the summit, observed that the security situation in Eastern DRC is a regional matter that can only be sustainably resolved through a political process, and highlighted the need for enhanced dialogue amongst all political parties. For the heads of state directed that the political process be strengthened and escalated
to involve all stakeholders. And 5, the heads of state directed 1, immediate ceasefire by all parties. 2, withdrawal, including all foreign and armed groups, and directed the chiefs of defense forces to meet within 1 week and set new timelines for withdrawal and recommend appropriate deployment matrix. And 3, that this process be accompanied by dialogue. And 4, violations of this agreement be reported to the chairperson of the Summit of Heads of State for immediate consultations with members of the summit. The summit directed all troops contributing countries to immediately deploy and urged the Democratic Republic of Congo to facilitate deployment of troops from the Republic of South Sudan, Republic of Uganda, Burundi to the East African Regional Force. And 7, the heads of state reiterated their decisions at the high-level consultative meetings held in different parts of the region, including Sharm el-Sheikh. 8, the summit noted with appreciation the financial contributions by the Republic of Kenya and the United Republic of Tanzania, and thanked the Republic of Rwanda and the Republic of Uganda for their commitment to contribute to the East African Community Peace Facility Fund. 9, the heads of state called upon all parties to respect and implement decisions of the summit and obligations agreed upon in previous meetings of heads of state and other established instruments in the restoration of peace and security in Eastern DRC. And 10, the summit reiterated its call to all parties to de-escalate tensions and to use established regional, continental, international mechanisms to resolve any disputes in the implementation of peace in Eastern DRC. 11, the heads of state reiterated the need for implementation of the decisions and particularly the directives of the 22nd meeting of the Summit of the Heads of State on Security situation in Eastern DRC, directed all armed groups in Eastern DRC to embrace dialogue, lay down the arms and join the political process. And finally, the heads of state thanked His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and chairperson of the Summit of the East African Community Heads of State for his continued engagement and commitment towards supporting the people of Eastern DRC and the entire East Africa in pursuit for sustainable peace and security. Today, 4th February 2023, Bujumbura, Republic. Ni imyanzuro y'inama ya 20 y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, inama ya EAC yabaye kuri uyu wa gatandatu tariki 4 Gashyantare umwaka wa 2023 i Bujumbura i Burundi. None rero nkaba nagira ngo niba hari uwacitswe, kuko byavuga mu Cyongereza, niba hari uwacitswe ibyibanze biri muri iriya myanzuro, Valentin Akayezu Umuhumuza, waba ukoze rwose ugeze icyo ubivugaho. Urakoze Jean Claude. Imyanzuro bafashe ku bwanjye numvise nta kidasanzwe kirimo, reka wenda mvugemo muri makeya. Urumva bavuze nyine ko ari inama yateranye ifite intego yo gusuzuma, ni evaluation bakoraga ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Twibutse ko East Africa yashyizeho brigade yihariye, umutwe w'ingabo wihariye wo kubungabunga amahoro muri kariya gace. Donc barimo bareba ibyagezweho cyangwa se ibimaze gukorwa, ariko noneho bafata n'imyanzuro. Umwanzuro wa mbere bafashe ngo nuko basabye, bategetse ko hahita habaho ihagarikwa ry'imirwano. Donc ihagarikwa ry'imirwano. Umwanzuro wa kabiri, za nyiramubande zarimo zicamo, sinumvise neza niba bavuze ko abakuru b'ingabo bagomba guterana mu minsi ya vuba. Ntago kuko amajwi ntago yari meza koko, ariko numvise bavuga ko mbese kuva mu birindiro
kwa bariya bateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu birindiro bagasubirayo withdraw retrait nk'uko bivuga ibyo nibyo byari bisanzwe n'ubundi byaravuzwe mu yindi myanzuro kuva rero mu birindiro kuva aho bafashe bagasubira inyuma wakomeza donc ndumva bavuze ko hari ibyo abakuru b'ingabo bagomba guterana cyangwa guhura bakareba niba nabyumvise neza amajwi ntiyatambukaga neza. Ikindi bavuze ko ngo kutubahiriza ayo masezerano violation bizafatirwa ibyemezo bikomeye. Umwanzuro wa 4 ndawibagiwe, sinzi niba byanditse, ndawibagiwe simwibuka neza. Bakomeje inama ngo ishimira igihugu cya Kenya, igihugu cya Tanzania n'igihugu cy'u Rwanda ku nkunga financial support bashyize muri fund ya East Africa. Ubwo nibwira ko ariyo yorohereza biriya bikorwa by'uriya mutwe w'ingabo zoherejwe hariya. Ubwo ngubwo bavuga ko hazaba n'indi nama izongera kwevariwa y'abakuru b'ibihugu kureba uko ibintu bimeze. Barangiza bashimira Perezida Evariste Ndayishimiye, nari nawe uyoboye umuryango wa East African Community. Ku bwanjye simbona ikintu gikomeye iyi nama yagezeho, ntacyo mu by'ukuri batangarije abantu. Imyanzuro barayifashe, ibyemezo bivuzwe, simbizi niba hari icyo biri buze guhindura ku byari byemejwe ubushize. Abateza ikibazo ntago twumvise imyanzuro ibavugaho, nta kintu babivuzeho. Reka tubitega amaso turebe iyo bye. Nibura icyo nabonye abantu bavuga ko nacyo cyari ngombwa kuba inama yitabiriwe, cyane cyane ku bijyanye n'iki kibazo cy'amakimbirane, kuba abo kireba bari bahari, ni ukuvuga ibihugu bibiri biri muri aya makimbirane. Nacyo ubwacyo nubwo wenda abantu bavuga batese hari icyo biri buhindure, nubwo cyaba gihari cyaba kidahari, ariko kuba bari muri iyo nama ubwabyo ngira ngo nibura nacyo nibanze kugira ngo hatazagira ugira icyo yitwaza. Abantu bashobora kuvuga bati kuba bahahuriye ariko nta kintu byigeze bihindura, kubera yuko nahoze ndeba kuri za Twitter zabaye ya Presidence ya Congo n'abandi bakongomani. Aha ndashaka kwibutsa yuko pozisiyo ya Congo yo yakomeje kugaragaza ko aho bahagaze batazigera baganira n'uriya mutwe wa M23, bo bafata nk'umutwe w'iterabwoba. Noneho mu kujya muri ibi biganiro, Presidence ya Congo yemeje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi azayitabira, ariko ngo akayitabira gusa ngo kuko hazaba harebwa evaluation. Uri kumva? N'ubundi umwuka wo kutizerana n'urwikekwe uracyarimo, ariko noneho bagiyeho ngo kureba gukora evaluation. Ofete niyo yari impamvu, niyo yari objectif y'iyi nama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Bujumbura, kwari ukwevaluwa. Wenda muri evaluation bakoze bakaba wenda bahereyeho bafata ibindi byemezo, ariko mu byo batubwiye tubonye, uretse kutubwira ko basabye ko habaho ihagarikwa ry'imirwano n'iki, ariko nta bindi bikorwa koko bigaragara, nta yindi myanzuro ifatika igaragara yerekana ko hari ikizakorwa kugira ngo umwuka w'amahoro ugaragare. Kuba Perezida Tshisekedi yahuye na Kagame, ibyo jyewe nta kintu, cyane cyane ko nta n'ibiganiro byihariye bigeze bagirana. Kuvuga ko bahuye wenda biragoye, kuba bitabiriye bombi iyo nama nabo guhura, sinzi niba bahererekanyije ikiganza. Jistoma, nicyo nashaka kuvuga. Kuba bahuriye mu nama cyangwa bayitabiriye bombi nta kintu gishyashya byazanye, cyane cyane ko nta biganiro mu mpande, kumwe bavuga amarge du sommet on sidelines y'inama, nta biganiro byabo bombi byabaye, nta n'ubuhuza bwigeze bubaho wenda ngo bubafashe kubahuza bombi ngo baganire. Donc icyabaye ni uguhurira gusa mu cyicaro kimwe,
ariko ntibigeze baganira, ari nayo mpamvu mvuga ko nta kintu kidasanzwe cyavuyemo, n'ubundi umwuka urakomeza umere kwa kundi n'iki, kandi n'abakomeje gushidikanya kuri efikasite y'uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu gukemura iki kibazo, nabo bafite ishingiro, kuko nta kintu. Ndibuka mu kiganiro twagize hano na Majoro Kanyamibwa, nari nabivuze njye nta kintu niteze kuri uriya mutwe ugiyeyo, ni ibintu bya formalite biraho, nta kintu gishasha bizazana, kandi koko uko nabitekerezaga niko byanagenze. Sinzi uyu munsi niba hari umuntu ushobora kutubwira ngo iriya force hari ikintu bigeze igeraho. Tuzagira igihe cyo kubigarukaho ku bijyanye n'uko mbese ku rugamba uko byifashe, uko abantu babibona ku butaka bw'ahabera imirwano, niba hari igihinduka. Tuzagira igihe cyo kubigarukaho, kuko hari n'abagira bati hari uburyo bwagenwe n'abari gushaka umuti wa kiriya kibazo, mbese badahubukiraho ko mbese hari inzira, hari ibyo bari kugenderaho kandi bakazagikemura, mu gihe hari abavuga bati nyamara harimo gusinzira, kuko abateye bashobora kuba ari bo bari gutera intambwe igana imbere, mu gihe abandi bakiri muri ayo ngayo yo kuvuga ngo hari urwandiko rw'inzira bagenderaho. Tuzagira igihe cyo kubigarukaho rwose. Uyu munsi rero ni ukugira ngo ubwo muri iyi minsi havuzwe iby'uko no mu mpamvu ziteza ari amakimbirane n'intambara ko harimo n'ikibazo cy'uko imipaka yagiye ikatakatwa mu gisekuru gishize, reka bari byo twibandaho muri aka kanya. Dutangire twumva Dr. Vincent Biruta, ubwo ejo bundi buriya yari ari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, agaruka ku bisobanuro by'aya makimbirane n'intambara, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja igihugu cy'u Rwanda kohereza ingabo muri iriya ntambara. We rero mu byo yagarutseho yanavuze yuko mu biteza ari amakimbirane n'iryo katakatwa ry'imipaka ririmo. Reka tumwumve gatoya. Nyemereye nasubira inyuma ku kibazo M23 yabayeho ite. Muzi ko mu mateka yacu habayeho ubukoroni rero bwazanye n'imipaka. Hari uduce twari utw'u Rwanda ubu tubarizwa muri Kivu zombi twegetswe kuri Kongo, bikaba byaremejwe mu nama yabereye Buseri mu Bubiligi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 2 1910. Ikaba yari yahuje Ubudage bwari bwarakolonije u Rwanda, u Burundi na Tanzania. Ububiligi bukaba bwari bwarakolonije Kongo, n'Ubwongereza bwari bwarakolonije Uganda na Kenya. Buri mukoloni atwara agace ke babikoze nyine uko babyumvaga, ariko cyavuyemo nuko hari abavuga ikinyarwanda, hari abanyarwanda basigaye muri Kongo, hari n'abandi basigaye Uganda. Ibi rwose byagarutsweho, ndetse hari n'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda nabo bakomeje gushimangira icyo kintu, bavuga bati nyamara buriya hari ubutaka bwakabaye ari ubw'u Rwanda buri hakurya hariya. Hari n'abagira bati kuki bavuga yuko ari ubutaka bureba igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuki se batanakomoza no ku butaka bushobora kuba buri muri Uganda. Ibyo ngibyo byose biragenderaho bigafatira ku mateka, mbere y'uko tuza kumva icyo impuguke mu mategeko Valentin Akayezu Umuhumuza avuga. Ndagira ngo muri aka kanya dutege n'amatwi impuguke, umuhanga mu mateka, akaba ari Dr. François Xavier Munyarugerero, aho agaruka nawe kuri iki ngiki cy'iyi mipaka, avuga ko nyine aragerageza kutwereka ko muri rusange atari no muri kariya karere gusa, ahubwo muri rusange icyo
bidukomoza uko imipaka yagiye ikatakatwa ko atari ikintu abantu bashobora gufata nk'ikintu cyoroshye, nubwo nyine bigira uko bikorwa, atari kuba umuntu yasubiza amaso inyuma ngo ashake guhindagura ibyo abantu bumvikanyeho. Twongeye kumusuhuza rero kandi tunamushimira ko ejo rwose yafashe umwanya we akadusobanurira. Turamusuhuza tumushimira Dr François Xavier Munyarugerero. Urakomeye Jean Claude muri ndahabi, ndagusuje cyane, ndaho nukurwara n'imbeho, ndaho meze neza. Turagushimira imbeho ntabwo igukanga, nubwo nyine umuntu aba agomba kwifubika, kandi turabona wanifubitse burya na za karavate zinabereyeho no kugira ngo zigabanye ubwo bukonje. None rero tukaba tugira ngo wisanzure, ufate umwanya, uduhe kumva byahoze bite. Hari igihe u Rwanda rutari nk'uko turubona. Ijambo rwose ni ryawe. Ndagushimiye rwose kuba umpaye uburyo bwo kuvuga kuri iki kibazo cy'u Rwanda n'imibanire yarwo n'abaturanyi barwo. Biratuma rero iyo kuvuga u Rwanda n'imibanire yarwo n'abaturanyi barwo dutangira ku kibazo cy'imipaka, ikibazo cy'imbibi icyo kivuga, kuko muri rusange tugomba kubanza kumva icyo umupaka cyangwa urubibi cyangwa se umusezero nk'uko bavuga mu Kinyarwanda kera bahinga, akamaro kawo ubwabo umupaka, kuki imipaka ijyaho, kuki imbibi zijyaho, kuki batera ibiti kugira ngo buri wese agire akarima ke, amenye iwe, amenye isambu ye, amenye aho ahagaze. Ibyo ni ibibazo isi yose yibaza kuva abantu batangira kumenya ubwenge kugira ngo bashyire hamwe ibitekerezo n'ubutegetsi cyangwa n'imibanire yabo. Icyo kibazo cy'umupaka kirakomeye, kirakomeye. Niyo mpamvu ngira ngo mbere yo kujya mu by'u Rwanda tubanze twumve ikibazo cy'umupaka. Umupaka se ni gatanya cyangwa ni gahuza? Iki kibazo kirahari. Ni uguhuza abantu cyangwa ni ukubatanya? Ni ukubuza abantu kwinjira, cyangwa se ni ukugira ngo urebe neza abinjira n'abasohoka, umenye neza icyo bakora bavuye hano bagiye handi cyangwa se binjiye iwabo? Ni ibibazo bikomeye cyane. Ndagira ngo rero muri iki kiganiro ndaza kwifashisha ibitabo byinshi n'ibinyamakuru, ndagenda mbibereka buhoro buhoro kugira ngo murebe ko iki kibazo atakoze ikibazo twenyine, ni ikibazo isi yose yibaza. Ngiye kubanza mbereke ikinyamakuru gikomeye cyitwa Manière de voir cya Le Monde Diplomatique, cyasohotse mu kwezi kwa kane kwa gatanu 2013. Kibaza kiti mu gifaransa, faut-il abolir les frontières? Ni impapuro zigeze hafi ijana z'ibyo kibazo zibaza ziti mbese twavanaho imipaka? Isi ni ikibazo cy'isi, ntabwo ari cyo mu Rwanda. Tugomba gukuraho imipaka ku isi. Reka nkibereke kugira ngo nkunda kwerekana kugira ngo mwumve neza bituruka. Muzamure buhoro buhoro mugende mureba n'ukuntu bishushanyije. Bati fotira cyane rwose. Ati se rwose dukuraho imipaka. Noneho bakagira berekana icyo imipaka ishobora gusobanura. Ntagombye kujya mu bisobanuro muravanye mu nkoranyamagambo n'iki byose, ni utubazo babaza gusanga ni byiza. Ngo se ngo umupaka bigatanya exclusion, ngo se umupaka ubyara ibibazo, ese umupaka ubushotoranyi, ese umupaka ubuza abandi kwinjira, ese umupaka ni ugukumira abandi. Iyo si imipaka ibaye cyane cyane mu gihe cy'intambara, abarwana akenshi bashyiraho icyo bita zone demilitarisée, ni ukuvuga agace abarwanyi ubwabo batagomba gushyiramo ibirenge kugira ngo bahe amahoro abahatuye. Icyo bita zone tampon, ni ukuvuga kuva mu gihugu ujya mu kindi ugafata umwanya kugira ngo isi kugira ngo nyine ibyo bihugu byombi byisanzure. Hakaba n'icyo bita zone de non droit, ni ukuvuga ahantu hatagira nyiraho.
ahantu hari aho higenga buri wese ashobora kujyamo akora ibyo ashaka. Urumva rero isi rero turimo ni isi ikunda kuvaho abantu bayituriye bakayuzuza, ubona yitaye kugira ngo abantu aho batuye, kuko abantu ni abanyarugomo, abantu iyo barekuye bakareka bakisanzura, akenshi bakunda gukora urugomo abandi, bashyiraho imipaka kugira ngo ubuyobozi bugaragara muri iyo mipaka bushobore gushyiraho amategeko agenga, ni ukuvuga aho ubwisanzure bw'akazi n'imirimo abari muri icyo gihugu, ariko nanone bukabagenzura kugira ngo niba bakoze ibyaha bahane bukije amategeko bumvikanye. Kuko ko imipaka ifite akamaro, ariko imipaka nyine ntigomba kuba uruzitiro, igomba kuba uruzitiro rubuza abenegihugu gusohoka guhahirana n'abaturanyi ndetse no kujya kure, kuvaho ibyogajuru bitangiye kuza. Kera bagenaga n'amaguru mu Rwanda, iyo tugiye kuvuga byo mu Rwanda nta bundi buryo muri ka gace kacu twagiraga uretse kugenda n'amaguru. Twari dufite inyamaswa twamenye kuba nk'ibindi bihugu ngo tumenye kuzihekwaho, ahubwo wabonaga abantu baheka abandi, abazungu batazana amagare n'amamodoka n'iki, ugasanga aho kugira ngo dufate nk'imparage cyangwa imbogo cyangwa n'inka zari zihari zimwe, aho kugira ngo tuzigende hejuru, ahubwo zikaba twikorera, ugasanga birakomeye. Reka bigende gutangiye muri ibyo ngibyo, ndashaka kuvuga ko imipaka ari ikibazo kireba isi yose. Noneho rero imipaka ntabwo ari ugufungirana abantu, imipaka ntabwo ari gatanya, ahubwo imipaka ni gahuza, ihuza abantu. Icyo kibazo kirakomeye. Noneho tukageraho tugiye kureba Afurika uko byatugendekeye muri Afurika. Kuki muri Afurika dufite imipaka myinshi? Imipaka ya Afurika nibyo kibazo abantu bavuga, yaturutse hehe? Muri iki kinyamakuru naberetse cyabyize, ariko usanga tunabizi mu mateka, tuzi ko abakoloni mu by'ukuri bateye imbago muri Afurika bendeye ku nyungu zabo, cyane cyane mu 1845 igihe ya conference y'Ibiri yabaga, bakagabana Afurika, bayigabanye bashaka bakurikije mbere na mbere inyungu zabo, kugira ngo bave mu bukene bari barimo abanyaburayi, baze muri Afurika, kuko bari babonye ko harimo ubutunzi kamere buhimbaje, kugira ngo babone ukuntu bazabwumvikana. Igitangaje ni uko mbere na mbere bashyiraho iyi Afurika urimo kwerekana abantu bose barareba, igihugu cya mbere bashoboye kumvikana mbere na mbere ni kiriya cya bita ko RDC, Repubulika Demokarasi du Congo, ubu ngubu yitwaga bahise Etat Independant du Congo. Ni ukuvuga ko mu byo barwanaga ari Abafaransa, ari Abongereza, ari Abadage, cyane cyane Abadage bakomeye igihe cya Bismarck, bari bakomeye cyane, barwaniraga kugira ngo barebe ko bafata ubutaka buhagije. Ariko bose kubera ko nta wari waragiye muri Afurika ngo bayimenye neza, Afurika ntiyari izi icyo gihe cyane, bizeraga gusa abantu bise les explorateurs, nibo baje nyuma kugenda babishyira ahagaragara. Umuntu watanze uri wajijutse kurusha abandi mbere icyo gihe w'umunyaburayi ni umwami Leopold wa kabiri w'Ububirigi. Yari yifatiye ako kantu ka Congo, iriya yitwa nk'isakano, yari igihugu cyitwa Congo, igihugu kiri aho ngaho bayita Etat Independant du Congo. Bose niho bahereye kugira ngo noneho bagabagabane ibisigaye muri Afurika. Ni ukuvuga rero ko yavuze ati tugiye guhera kuri Etat Independant du Congo, ni ukuvuga igihugu kigenga cya Congo, kigenga ariko mu kwigenga tuvuga ko cyari gifite ubwigenge, nubwo ko bari bagihaye ubwo bwigenge kugira ngo uwo mwami agifate noneho agikoresha ibyo ashaka. Noneho bahera aho ngaho bati ibikurikiyeho byose tuzabyubakiraho. Abafaransa noneho bakagenda bohereza abantu bakajya kureba aho ngaho muri Afurika, bakareba icyatuma bakareba abatware bahasanze, abami, abatware, ubyita uko ushaka icyo gihe, bakagenda bavugana nabo bati mwebwe noneho turaje tubahaye ibi n'ibi, bagakorana amasezerano. Noneho bati twebwe duhagarariye Ubufaransa, duhagarariye Portugal, duhagarariye Ubutaliyani, duhagarariye Ubwongereza, nimutwemerera ko dukorana natwe tuzabafasha.
bakaza nyine bakabakoresha imbunda bakarasa bakerekana ko bafite ingufu, tuzabaha byose, bakazana imyenda, bakazana amasaro, bakazana ibintu abakijya abanyafurika benshi batari bafite, noneho bagenda Afurika bayifata. Noneho rero ibyo byose Afurika bayiciye imirwi, nkuko wafata cya gihe umuntu akora za anniversaire za sabukuru, ugafata gato ukagenda ukata, ntabwo bari bazi neza imipaka uko yari imeze, uretse gusa leta yigenga ya Kongo yo nyine umwami Leopold wa kabiri yari yitwaje abari bagiyeyo mbere, noneho akaba yarerekanye ko ari iye, ariko nayo ubwayo turaza gusanga ko nayo ibyayo bitari bisobanutse neza. Dr François Xavier Munyarugerero, turagushimiye. Yavugaga iby'imipaka muri rusange uko yashyizweho, ndetse mu mwanya turaza no kongera kumwumva agaruka by'umwihariko ku bijyanye n'imipaka y'u Rwanda. Kuko bifite ukuri kuvuga ngo hari igihe u Rwanda rwari runini rufite imipaka irenze, turaza kumva uko abivuga. Ese aho si ibitero byagabwe hakaba iminyago ariko ntihashyirweho ubutegetsi buhamye bugaragaza koko ko aho hantu ari u Rwanda? Turaza kumva uko abisobanura nk'impuguke, nk'umushakashatsi, nk'umuhanga mu by'amateka. Mbere yaho rero reka tunakumve nawe nk'impuguke mu mategeko, Valentin Akayezu Muhumuza. Hari inyandiko wagaragaje muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga zirimo na Facebook, turagira ngo rwose ufate umwanya nawe wisanzure. Birakwiye ko mu gihe hari aya makimbirane n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ishinja ubutegetsi bw'u Rwanda koherezayo ingabo, birakwiye ko mu mpamvu zitangwa hashobora no kwinjizwamo iyo kuvuga ngo erega buriya hari ubutaka bwahoze ari ubw'u Rwanda buri muri Kongo. Bagarukira aho ngaho, sinzi n'impamvu wenda batanongeraho ko hari bishoboka ko haba hari n'ubutaka bw'u Rwanda bwaba bwarakaswe bukomekwa kuri Uganda. Mu rwego rw'amategeko noneho wafata ijambo tukaza kumva mwebwe mu bihugukiwe icyo mwabivugaho muri iki gihe, kuko byagarutsweho n'abategetsi b'u Rwanda igihe bari imbere y'Abanyarwanda bagomba gusobanura iby'icyo kibazo cy'amakimbirane n'intambara. Mikoro yawe iracyafunze, bishobotse ko wayifungura noneho rwose tukagutega amatwi twitonze. Valentin. Urakoze Jean Claude. Ikibazo cy'imipaka ntabwo ari icy'ubu, ariko ku bireba u Rwanda navuga yuko hari, simbizi wenda ubwo ababizi kundusha cyangwa se n'abaturusha imyaka babitubwira, nibwira ko ari ubu kigarutse. Nibwo bwa mbere ngewe ku ruhande rwanjye, kuva u Rwanda rwabona ubwigenge mu 1962, nibwo ubu ngubu numvise ko u Rwanda rwaba ruzamuye ikibazo cy'imipaka. Ubu ngubu ntago nari narigeze mbyumva, wenda niba hariho za preseda zabaye mbere ababizi babitubwira, niba hari aho leta ya Kayibanda yaba yarigeze ibi igira ikibivugaho, niba se leta Perezida Juvenal Habyarimana yaba yarigeze igira ikibivugaho, ubwo ababizi kuturusha batubwira. Erega n'ubu butegetsi buhari ubu nibwo bije muri uyu mwaka, nibwo dutangiye kubyumva. Ntabwo ari ubwa mbere batera binjira mu gihugu cya Kongo. Turabizi ko mu mwaka guhera mu mwaka w'1996, 1997, 1998 kugeza mu 2002 bari bariyo. U Rwanda rwari ruriyo, rufiteyo ingabo, rufiteyo ibice rugenzura. Ntabwo icyo kibazo bari barigeze bakivuga n'umunsi n'umwe. Ubu rero bije ubu ngubu, noneho umuntu akaba yakwibaza ni ukubera iki bije ubu ngubu. Urebye gutera Kongo u Rwanda duhereye muri 1996, urwitwazo cyangwa se impamvu icyo bita cause yari uko ngo muri Zaire hari harahungiye ibihumbi byinshi byabo bita ko basize bakoze jenoside mu Rwanda,
ngo bakaba bari bafite n'umugambi wo kuzagaruka ngo kugira ngo bakomeze ibyo basize badashoje. Iyo niyo mvugo twagiye twumvana ubutegetsi bwo mu Rwanda, noneho biba n'urwitwazo rwo gutera igihugu cya Zaire mu rwego rwo kudezaruma, kwambura intwaro abo ba genocidaire bari barahahungiye. Ibyo byaje no guhabwa n'umugisha, turabizi, ba Perezida Bill Clinton wa Etats-Unis baje kubiha umugisha. Noneho buribuka Clinton avuga ngo muri 1994 twari twicariye muri foteye zacu, muri za foteye zacu, tutazi donc twirebera ibiba hirya no hino ku isi. Noneho pardon, nta kibazo, banza umwiteho, mbe nsoma n'ubutumwa bwa bamwe mu bo turi kumwe, kuko ntabwo turi babiri gutya gusa, cyangwa no kongeraho n'abadusangije ibitekerezo byabo. Turabashimira mwese abo turi kumwe muri aka kanya. Reka mbonereho nsome n'ubutumwa mumaze kutugezaho muri aka kanya. Icyakora abakoresha imvugo ushobora kubona harimo gutukana, rwose mutubabare, ntabwo turi bubisome. Reka mpere kuri Arufa Shema aragira ati iyo mipaka si y'u Rwanda, faut arrêter avec cette contre-vérité. We mbese arabona ko bihabanye n'ukuri. U Rwanda rwahagabaga ibitero ariko ntirwigeze ruhafata, never. Mbese aravuga ati ntibyabayeho. Ubu se ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigeze mbese kuvogera Iraq cyangwa Afghanistan, byahise biba Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Arufashema rwose ahangaha arabaza ikibazo ngira ngo buri wese ushaka yagira icyo kivugaho, by'umwihariko umutumirwa wacu Arifobina TV ati imipaka abayikase baraduhemukiye rwose. Kuri we ni ukuvuga ko Arifona TV, kuri we ni ukuvuga yuko mbese atekereza ko bayikase nabi. Mu kanya Valentin Kayizu Muhumuza ndagusubiza ijambo. Message ntago ari nyinshi kugeza ubu ngubu, reka nzisome zose. Ijwi rirenga ati mu bitwereke. Mbese ni nkavuga ati niba barakase iyo mpaka nabi, mu bitwereke, turabikeneye rwose. Justin Mutabaza ati rwigaruriye ari gutukana, ntabwo tubisoma. Mujye mukoresha imvugo, niba utemeranya n'umuntu uvuga uti ntabwo nemeranya nawe kubera izi mpamvu izi, ariko mbese nk'abantu barezwe. Jean Marie bampora ubusa ati inkotanyi mwe barababeshe, Kongo ntayo muzoshobora, akanyu kararangiye. Ijwi rirenga ati Kongo ni yacu muri kwibeshya. Ijwi rirenga ati noneho koko interuro ntabwo yabashije kuyirangiza, naza kuyirangiza turasoma ubutumwa bwe. Valentin Kayizu Muhumuza, ndizera ko ubashije gutunganya ikibazo. N'abana barimo n'umwana wanderanjaga. None ntabwo ari ukuderanjira, bariya ni ba nyakubahwa bacu bandi. Komereza aho wari ugeze rero rwose. Donc nari ndimo mvuga ni u Rwanda rwagiye muri Kongo guhera muri Zaire muri 1996 kugera mu 2002 rwari ruriyo, rufite n'ibice rugenzura, ntago rwigeze ruzamura iki kibazo. Kubera iki rero ubu ngubu twarimo tuvuga ko gutera Kongo buri gihe hagiye hashakishwa impamvu, mbere kwari uko hari abahungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi icyo gihe kubera na za
n'inyungu mpuzamahanga icyo twita les intérêts stratégiques zari zihari mu karere, ukabona ko n'ibihugu bikomeye bibaherekeje muri uwo mugambi. Twakwibutsa n'amagambo ya Perezida Clinton yavuze igihe yazaga i Kigali muri 1998 akavuga ngo jenoside iba twari twicariye mu mafote yacu tureba, ngo ariko noneho ngo ntago tuzongera kurebera inshuro ya kabiri. Ntacyo twakoze muri 1994 kuko twarabirebaga ku mateleviziyo, ariko ntago tuzongera kugira icyo dukora, donc ntituzongera kurebera. Donc atanga avare ku butegetsi bwa FPR inkotanyi gutera Kongo. Icyo gihe ikibazo cyari gihari, bavugaga ni imitwe cyangwa se ngo abasize bakoze jenoside mu Rwanda bashaka kugaruka kuyikomeza, bongera gusubirayo no mu yindi myaka bakomeje kwitwaza FDLR. Nyuma noneho ejo bundi twabonye ko bashatse kubizanamo impamvu ya jenoside, bakora ku buryo bushoboka bwose jenoside barayivuga, ariko umuryango mpuzamahanga navuga ko wabyimye amatwi. Kwa kundi bari bamenyereye kuvuga jenoside hirya no hino, abazungu bagahura hirya no hino bagahurura, communauté internationale ibyima amatwi. Iyo mpamvu nayo iba nta shingiro ifite. Rero ubu ngubu uziko noneho bazanyemo n'impamvu ya gatatu, ubwo twari tuvuze abahungabanya umutekano w'u Rwanda, jenoside, none ejo bundi bazanamo n'ikibazo cy'impunzi. Uribuka ijambo rya Kagame, ikibazo cy'impunzi bakizanyemo, bashaka kuzishyira mbere, impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka hano. Turibuka ijambo Kagame yavuze amenasa. Ibyo nabyo umuryango mpuzamahanga ubyima amatwi. Ubu rero etape ya kane bagezeho ni ukuvuga bati noneho reka twerure tuvuge hariya byari ubutaka bw'u Rwanda, byari ibice by'u Rwanda, byari bituweho n'abavuga ikinyarwanda, reka tuvuge ko hari ikibazo cy'imipaka. Nitujyayo turajyayo dukurikiyeyo abantu bacu bahari bari menase, bakorerwa jenoside, leta ya Kongo ititaho. Ikindi hakaba harahoze ari n'ubutaka bw'u Rwanda. Iyo ni impamvu ya kane noneho babonye, nyuma ya za zindi jewe nita ko zimaze guta agaciro eshatu navuze. Nzibutse ikibazo cy'abahungabanya umutekano w'u Rwanda, ikibazo cya jenoside, jenoside ikorerwa bavuga ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikibazo cy'impunzi z'abakongomani bahungiye mu Rwanda ngo bafite uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyabo bakoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose. Niko Kagame yavuze. Izo mpamvu ntizahawe ishingiro. Ubu rero beruye baravuga bati noneho dukurikiranye ubutaka bwacu. Nicyo ngicyo, ni izo mpamvu. Donc mu kujya muri Kongo ni izo mpamvu bagiye bitwaza, ariko tunibutsa yuko impamvu nyakuri hari idashidikanywaho, yakozweho ubushakashatsi butandukanye, yagiye mu maraporo atandukanye y'umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu. Nakwibutsa nka raporo y'umuryango bita Greenpeace. Raporo ya Greenpeace yigeze gusohoka ivuga yuko mu burasirazuba bwa Kongo hari amasosiyete mpuzamahanga agera ku 100 ari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo, akaba ari nayo mvano y'ihungabana ry'umutekano muri kariya gace, kuko ayo masosiyete kugira ngo akomeze ubwo bucukuzi butemewe n'amategeko, akomeza kugenda bakreya za mirise zitandukanye, bakazaruma kugira ngo hariya hakomeze habe insécurité, hataba ubuyobozi bwa leta, donc contrôle de leta, hataba ubuyobozi bwa leta, noneho ubwo bucukuzi butemewe n'amategeko bukomeze bubeho. Ibyo byasohotse muri raporo ya Greenpeace, umuryango bita Greenpeace. Ibyo rero impamvu nyamukuru y'ihungabana ry'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ni ubucukuzi butemewe n'amategeko. Leta y'u Rwanda nayo cyangwa se FPR inkotanyi ifitemo ukuboko, ariko noneho mu kugira ngo ikomeze ihagire ukuboko igashaka impamvu zisa nkaho ari legitime, za zindi enye navuze.
bigeze noneho kuvuga ngo hariya hari ubutaka butuweho n'abantu bacu. Ni ugushaka impamvu legitime zibinjiza muri kariya gace, ariko mu by'ukuri ikibajyanyeyo ni ubusahuzi. Yewe mpamya yuko n'uyu munsi ntabwo FPR ishobora kwemera ko kariya gace niyo yagafata, ntabwo ishobora kwemera ko kajya mu maboko y'abariya bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kuko baramutse bagiye mu maboko y'abariya bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni ukuvuga ko bakwigenera uburyo bw'imiyoborere yabo nk'aho bafite. FPR n'ubundi yatakaza. Nibutse yuko intambara ya CNDP yo mu 2008 na 7 gutyo gushyira aho ngaho ijya kuba, twibutse ko igihe cyageze aho Laurent Nkunda yari amaze kwirema nka bamwe bita le seigneur de guerre, amaze kuba umuntu ufite imbaraga, noneho n'abanyamahanga basigaye baza kumwirebera direct badaciye i Kigali. Twibuka ibiganiro yigeze kugirana na uriya wari perezida wa Nigeria Obasanjo. Icyo gihe niho byatangiye guterera impungenge FPR, kubera ko Nkunda yagenzuraga igice kinini cyane, CNDP yagenzuraga igice kinini cyane, abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nta kibazo bari bafite hariya, ubuyobozi bari batangiye kubwishyiriraho, bari no mu biganiro na leta ya Kinshasa. FPR itangira kubona amabwiriza yayo mu matwi ya Nkunda ntago atambuka, ari naho isenywa rya CNDP ryatangiriye. Bigaragaza rero yuko n'ibyo bavuga ngo gushakira umutekano abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi batotezwa, iyo nayo ni impamvu y'urwitwazo, kuko niyo bahafata ntibazigera babemerera ko biyobora kubwo butaka bujya mu maboko yabo, kuko FPR buri gihe izahora yifuza kugira akaboko karekare hariya. Ubwo nari mvuze mu magambo makeya, ntaraza muri ibyo noneho byo kwibaza mu mategeko uko bimeze, kugira ngo mbanze jewe ntange ishusho y'uko mbona icyo kibazo n'izo mpamvu zose FPR ikomeza gutanga zo kwinjira mu butaka bwa Kongo. Ubwo mbere y'uko koko winjira mu mategeko ugaragaza ibyo abantu badashobora kurengaho, kubera ko amategeko abereyeho kugira ngo abantu ibyo bumvikanyeho cyangwa se ibyo bashyizeho bo kubirengaho, nicyo amategeko abereyeho. No kubirebana n'iyo mipaka nibyo uza kudusobanurira. Mbere yaho ndagira ngo ufate akuka uhumekeho, noneho tugaruke kuri ya mpuguke mu mateka, twumve uko adusobanurira. Ese koko uko tujya tubibona, kuko abategetsi b'u Rwanda bongeye kwerekana ikarita bavuga bati nyamara buriya nuko abantu bamwe batabizi, burya u Rwanda rwari runini kurusha uko murubona ubu ngubu. Hari ibice by'u Rwanda abazungu bakase imipaka biguma hakurya. Turagira ngo twumve niba mu by'ukuri koko aho hantu higeze kuba ari ah'u Rwanda, aho hantu harafashwe, niba byaranakozwe no muri izo nzira z'intambara nk'abo ba Rwabugira, abo bami, ku buryo bahashyize ubutegetsi buhamye, hakitwa ko ku Rwanda, cyangwa ni ukugaba ibitero bakanyaga bikagarukira aho ngaho. Reka twumve amateka, kuko ibintu byose burya bigira aho bishingira ku mateka. Twongere twumve impuguke mu mateka Dr François Xavier Munyarugerero uko ejo yabidusobanuriye, tuze kumva ko mu by'ukuri icyiza cy'abahanga mu mateka ntabwo ibyo bashingiraho si ibitekerezo, ahubwo ni ibyabayeho. Muraza kumva yuko ashobora no gukomoza no ku byagiye byemezwa n'abantu nk'abapadiri Alex Kagame, kandi mu by'ukuri ni umuntu wari ubogamiye ku bwami, wanabukundaga, wanabaye, abantu navuga ko yari n'umwe, wageze akanaba n'umwiru. Niba rero ashobora no gushingirwaho nawe mukaza kumva uko ibintu bisobanurwa nawe bimushingiyeho, bishobora kudufasha kumva ukuri kw'ibi bintu. Cyo ni ikibazo gikomeye, kuko bituma iyo umuntu amaze kubyumva ibi ngibi, ibindi byose biroroha.
ngiye gutuma rero ngiye kuza ku kibazo cy'u Rwanda uburyo bw'umwihariko ndashaka kubereka ibitabo bitatu ndabigira vuba hari igitabo cyitwa kankibereye cyitwa Rwanda Contemporain. Rwanda Contemporain ni igitabo kirimo amateka ya Uganda ariko kubera ko nyine u Rwanda bavuga rugari rwageze ngiyo harimo n'ibice by'u Rwanda hariho berekana akuntu Uganda imipaka yabwo yagiye nayo ihindagurika mu mateka. Ngiye kubereka ikarita iri hano wenda ndayikomata murebe Uganda ubwarwo bwagiye buhindura imipaka imbibi z'imipaka yabwo bitewe nyine n'intu. Urabona harimo ibice byagiye bikorwa ku buryo mu myaka 5 hagati mu 1890 1902 1910 1914 1926. Uvuga ko Uganda butekana na Museveni ubu ngubu uko bwagiye bugaba ntabwo bigwa kubwira ukuntu yabunyoro Uganda hirya nyo za toro n'ikizo byagiye biteranya byongera bitana amagambo yongera bishwanya kubugeza igihe bihinduka Uganda y'ubu. Ni ibintu byahagaze rundu muri 26 uvuga yuko imipaka ya Afrika ubwayo n'ibihugu bituranye ubwabyo yagihindagurika. Niyo bavuze ko Uganda yahindagurikaga kuvuga ko n'u Rwanda imipaka yarafitanye n'u Rwanda nayo icyo gihe yayikozagaho. Ni ukuvuga rero ko usaba ngo abasaba ko u Rwanda rusubirana iyo mipaka tabigaruka by'u Rwanda mwihangane ku mipaka bavuze u Rwanda rwiza kujya n'akantu muri Uganda muri za Ndorwa ukazamuka uciye muri za Ndorwa y'u Rwanda zamura ukazamuka naho n'u Rwanda ngaho Kagame cyangwa se abashaka gutera ibagire Museveni abasubiza nabo ubutaka bwabo rahira ariko bizashoboka. Ahubwo Museveni mu bitabo byandikira avuga ngo ahubwo u Rwanda rwabatwaye ubutaka bakavuga ati za Ndorwa ni zacu bitewe n'ubaza n'ubutaka baza usanga mushobora kurwana mu mwanya. Ni nabyo Amin yazize na Perezida Nyerere avuga ngo Tanzania ngo afashe ubutaka bwayo iteye ngo ngiye imuteye Nyerere akubita Amin amuvana ku butegetsi. Nibyo birebire muri Kenya birahari naho byabaye Kenya Uganda. Iyo utangiye kuvuga ngo ubutaka bwanjye babuntwaye ngiye kubufatisha ingufu cyangwa se ntangiye kubongera kubusaba icyo gihe uzi ko kurwana ni ibingi birebe. Niyo rero byose ugomba guca mu ntambara bitoza kubona mu kayi ariko ibingi nyine maze kwereka bya Uganda aho birekerezaho aho nanone muri iki gitabo nanone hari ku rupapuro rwa 57 birerekana no Uganda ya mipaka uko yagiye izamuka ihindagurika ariko ukabona Kongo nayo sinzi bigaragara neza ubwo zashaka kumuyenda bigaragaze ariko urabona ahangaha hambere imipaka na Kongo imipaka mbese ugasanga byerekana ukuntu muri ako karere icyo gihe byagiye bihindagurika hagati ya Uganda na Kongo hagati ya Kongo cyane kivuga Kongo icyo gihe Kongo mbirigi Rwanda Burundi byose bigaragara ku buryo ushatse kubona neza imwe uko byagiye bihindagurika hareba na hano ukabona nibura icyitegererezo cy'uko iyo mipaka bavuga abanyarwanda batangiye kuvuga byinshi ahubwo basanga u Rwanda ruvuyemo rukabona ahubwo barusibahunda ugasanga rugiye ku Burundi rugiye kuri Tanganyika rugiye kuri Kongo ugasanga u Rwanda hasigara akantu k'amafuti cyane karushoboka. Icyo bavuga ngo babatwaye ubutaka ugasanga bari batwaye ubw'abandi barebye nabi kuri Rwabugiri Kigeli Rwabugiri ubwe kuko we ni umwami wabayeho uzwi rwose hafi yacu abantu banabonye bashobora no kusanga muri za tradition z'ibihugu duturanye ari agaragara. Iyo ukurikiranye ibyo yakoze bavuga yakoze muri Kivu cyane cyane hari hose tubona werekana hariya hose muri za Mbufumbira za Rucuruza za Tonga ibyo byose koko nibyo yigeze kujyayo ntawe bihakana yagiyeyo ariko ni hatinze ntabwo Kigeli Rwabugiri yigeze atinda muri Kivu kuko mu 1898 ibyo birazwi umuhungu we witwa Nyindo niwe yahasize ngo ahamuhagararire mu cyane cyane mu Bufumbira yamusize mu Bufumbira ngo amuhagararire
noneho mu gihe magana inani mirongo icyenda n'umunani ubu ngubu Nyindo yahise akorana n'Ababiligi bari bamaze kuhafata, bari bamaze kuhagera nyine bafasha ako gace. Yahise akorana nabo, utakorana n'abate kuko baravuze ngo ubundi bazajya bamuha amakoro kuvuga nka iyo bagomba kuvana aho ngaho babijyanye Nyanza, amaturo nyine, amaturo bitaga amakoro wajyaga Nyanza byose. Icyo gihe Nyindo guhera muri 1898 ahubwo yahise akorana n'Ababiligi aho kujyana amakoro i Nyanza bakayajyana i Rucuro, yarabaye umurwa mukuru w'aho hantu. Rucuro ndayigarukaho mu kanya, ugasanga nyine niba uri umwami uganje ahantu washobora kuvuga ko bihindutse ko ngo umwanya ukora ko hari undi butegetsi wibagiwe ko kuyobora ari Nyanza ugahitamo kuyoboka Rucuro. Nibazo nabyo iyo mateka usanga bidafashije. Rero icyo bitaga Etat indépendant du Congo ibirebye ko yashushanyije icyo gihe gukora amakarita yayo wenda sinabinaza nyuma ariko bashaka yabona. Etat indépendant du Congo yashushanyije Rucuro nta na rimwe usanga iri mu Rwanda. Rero kugira ngo nkwereke ko kwitira Kivu ari ukubeshya, ndarangiza kuko basabye ko nagiza kuko bamugani ngiye kuranya amanota 2 ndabona twazashaka ikindi gihe kuko hari ibintu byinshi n'ibibazo abantu bashobora kwibaza, noneho tukazagaruka nabyo ukabinonoza. Ariko reka rero ako kantu kanyuma kuko hakanyine karakwereka ko yari gusa navuga kuri Kagame atari yo umuhimbye kuko n'ibintu yabwiyaga n'abandi. Kagame ubwe yivugiye, Kagame Alex ntabwo ari Professor Alex Kagame ko bivuze Kagame bamwe Alex Kagame yivugiye ko muri 2023 yatanze igisubizo ku bibazo byinshi abantu bibaza bivuguruza ndetse bimwe mu byanditse, ariko bivuze imbere y'abahanga. Icyo kibazo nako kubyitondera. Reka mbisome ko nabyanditse. Kagame rero yasubije muri 2023 ari muri université muri Zaire yitwaga Inaza. Icyo gihe asubiza umugabo witwaga Edmond Mujinya, uri umunyabanga mukuru ushinzwe uburezi muri université muri kaminuza y'i Kinshasa i Lubumbashi. Icyo gihe yakiriye nyine Alex Kagame, ariko hari inama yahuje ibihangange byo by'Afrika birimo Professeur Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop arimo na Théophile Obenga, mu cyitwa icyo gihe ngo Assise sur l'histoire de l'Afrique sur le patronage de Monseigneur Chibangu Chibo. Nukuvuga ko barimo kwiga amateka ya Afrika, harimo ba Cheikh Anta Diop, harimo ba Obenga n'abantu nyine ibihangange abahanga yose scientifique bibaha. Noneho ngo Mujinya, ngo witwa Mujinya, Munyamujinya niyo zina rye. Mujinya mu by'ukuri ukomoka Rucuru, yashakije Kagame, Alex Kagame bidasanzwe, ngo mubajije ngo ariko ngo rwose ngo Padiri Kagame rwose wanditse ibitabo byinshi, ngo rero nanjye ngo umunyarucuru ngo ubu nanjye basanga n'umunyarwanda, ngo mwigeze ngo Rucuru bavuga ko yigeze kuba ubutaka bw'u Rwanda rwose mukatuyobora ngo nanjye n'umunyarwanda. Mbese urumva nyine ko hakundi wakira umushyitsi umuganira imbere y'abantu. Uzi ko Kagame yamushubije, hariho nyine usanga nyine aho umuntu avugishije ukuri bihinduka. Niho yaboneye ko Abatutsi, niho yumvise uko Abatutsi bavugaga Rucuru n'Abahutu bayo. Ngo niho ngo Edmond Mujinya iho abyumviye, ngo Kagame, Alex Kagame yamushubije ngo rega ngo Rucuru yari y'Abahutu, Rucuru yari y'Abahutu, ngo batumvira na busa Nyanza. Kwa mwishurije ngo Rucuru yari y'Abahutu batumvira na busa Nyanza, ngo niyo mpamvu Abanyarwanda b'Inyanza nyine bayitaga Ibuhutu. Kagame niwe wabyivugiye, Kagame Alex abwira asubiza Mujinya w'umunyarucuru ati niyo mpamvu Abanyarwanda bayitaga Ibuhutu, ati abana b'u Rwanda ntibigeze bashaka kuhigarurira, ngo bahitaga iyo bigwa kwemperdu. Wumve bahitaga iyo bigwa, wumvise ko muravuze ati iyo bigwa nuvuga ko no mu kugenda no kujyayo byashobye byoroshye kubera ko byasabaga ko ugira logistique n'ibyo byose ikomeye, kandi icyo gihe ntari hari, ngo bahitaga iyo bigwa kwemperdu.
ngo bahitaga ibubisha ni ukuvuga mu banzi babo. Nk'uwo wese reka da ati wowe umunyarucuru wanyu ni Buhutu muri tuyibubisha mu banzi b'Abanyarwanda bacu. Ariko nyine kwa aba intellectuel baganira ayivuganaga nyine surwejya byari ukuri, ariko amubwira ati humura nta kivuye nta kibazo. Nuko rero mujinyi bwe yivugiye amaze kubyumva cyangwa irucuru, ariko hari amoko yose simbizi, hari amoko yose ariko uya unyuma ndakubwira kajye by'amateka kuko nyuma ntabwo nigeze njya mu bya mibu n'ibyo zaje nyuma ibyo nanze kubijyaho kuko bigiyemo biravanga. Nagumye gusa igihe cy'Ababiligi bahagera kugira ngo ubwo naho ngiye muri za mibu ukuntu bagiye amoko yose ari ubu ngubu. Ariko icyo gihe ndashaka kwereka ko muri histoire icyo gihe n'abari bariyo n'abari bagiye nk'uko nyine batembera cyangwa se bagira, ariko ntabwo bari benshi ku buryo bavuga ngo ni igihugu cyabo ntabwo historiquement icyo gihe ntibagwa. Nuko rero mujinyo ngo yivugiye ko ati koko nibyo ati ntabwo abahutu baho ko ntibajya kwihanganira ubukitsi bw'Abatutsi koko birazwe niko bameze, kuko akavuga yivugiye ko nawe ni umuntu uhakomoka azi ibyabo. Turamushimiye cyane, turamushimiye Dr François Xavier Munyarugerero kuri ibyo bisobanuro bifite uko bitumurikira mu kumva mu by'ukuri igice abantu bashobora kuba Abanyarwanda bashobora kuba bagira kugononwa bavuga bati aho ntihari ahacu, aho ntihari ah'u Rwanda. Ngira ngo hari umuntu yahera kumva igisubizo nyacyo. Ariko icyo nabwira abantu ni uko ejo twagiranye ikiganiro kirambuye cy'amasaha arenga 2. Kuri uyu wa gatatu tuzakibanyurizaho cyose. Umuntu ushaka kumenya neza shingiye ku mateka uko ikibazo cy'imipaka gikwiye gusobanuka, gikwiye kumvikana, icyo kiganiro rwose ntikizamucike. None nkaba nagira ngo mu minota dusigaranye itarenga 8 ufata ijambo Valentin Akayezu Umuhumuza, wowe ushingiye ku mategeko utubwire ibyo abantu badakwiye gushaka kwigerezaho, kuko amategeko ntabwo umuntu yayaca iruhande ngo ajye kurengera, cyane cyane ku bijyanye n'iyi mipaka, ngo bibe byaba urwitwazo mu guteza amakimbirane, kandi haramaze kujyaho yaba amasezerano yaba amategeko agena uko abantu bakwiye kubahiriza imipaka y'ibihugu. Ijambo ni ryawe. Urakoze ko uvuze ko ikiganiro wagiranye na Profeseri Munyarugerero uzagishyiraho. Numvaga ari ibintu biryoshye kumva. Burya abantu bavuga ibintu bivuye mu bushakashatsi bafite ibintu bashingiraho by'ukuri, bizana koko uba ubona bizana inyurabwenge nshyashya, bizana ikintu gishyashya, ntago bitarimo za manipulation politike n'ibindi byose. Rero ari kuvuga kuri iriya nama yabereye muri universite yitaga ngo ni Inaza, yari yo muri Zaire icyo gihe, yari irimo abo ba Sheikh Anta Diop na ba Alexis Kagame n'abandi bahanga. Yabaye urumva yabaye muri za 70, bihita bijyana yuko koko muri iyo myaka hari ikibazo nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, hari ikibazo kijyanye n'imitekerereze y'ibihugu bimwe by'abari bayoboye ibihugu bimwe bya Afurika ku kibazo cy'imipaka yasizwe n'ubukoroni. Hari inyandiko nahoze nsoma, muri iyo nyandiko bavuga yuko muri za 60 muri OUA ikibazo donc uriya muryango w'ubumwe bwa Afurika icyo gihe nk'uko witwaga Organisation de l'Unité Africaine, bakiganira kuri icyo kibazo cy'imipaka, cyari ikibazo kitoroshye ku buryo ibihugu byajemo no gucikamo kabiri. Habaho icyo bise Groupe de Casablanca. Iyo Groupe de Casablanca ikaba yari groupe y'ibihugu byumvaga yuko uko imipaka imeze igomba gusubirwamo,
bakavuga yuko ngo igomba gusubirwamo kugira ngo hitabwe cyane cyane ku bijyanye n'imibereho y'abantu batandukanye bagiye bacibwamo kabiri n'imipaka, bamwe bakajya hakurya abandi bakaza hano, bakagenda bazanamo n'izindi aspect zitandukanye, dont aspect culturel n'ibindi. Iyo ngiyo niyo bitaga groupe de Casablanca. Noneho haza no kuba iyo bise groupe de Monrovia. Monrovia ni umurwa mukuru wa Liberia. Iyo groupe de Monrovia yo bavugaga yuko bo bahagaze, bavuga bati ibintu byo gusubiramo imipaka Afrika nibwo isohotse mu bukoroni, noneho nihazamo n'ibibazo by'imipaka Afrika irahita yinjira mu kindi cyiciro gishyashya cy'amakimbirane atarangira, intambara z'urudaca. Bavuga rero Afrika ntabwo ari ikeneye, ahubwo icyo Afrika ikeneye ni ugutuza, ni stabilite, ni ukwicara hamwe no gutangira kureba uburyo umugabane watera imbere ukivana mu bibazo ubukoroni bwari buyisizemo. Iyo ngiyo yari groupe de Monrovia. Ibyo rero muri 1964 haje guterana inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa OUA. Noneho muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa OUA nibwo haje kwemezwa noneho ko ibihugu bigomba kugendera ku ihame ryo kubaha uko imipaka bayisanze mbere y'uko babona ubwigenge. Donc icyo gihe nicyo bise mu rurimi rw'igifaransa le respect du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc kubaha uko imipaka bayisanze mbere y'uko ibihugu bibona ubwigenge. Urumva birumvikana ko byemejwe ku bwinshi, kandi tunibutse ko muri icyo gihe babandi twita les pères de l'indépendance cyane cyane bari bafite ijambo ryihariye nka ba Kwame Nkrumah, kuko nka filozofi ya Kwame Nkrumah yari izwi, yari ukuvuga ngo bubake. Donc Kwame Nkrumah muri vision ye yuko kwari uko Afrika igomba kuzaba imwe, ikagira ijwi rimwe, ikagira imiyoborere imwe, ikagira organisation politique imwe. Noneho urumva rero muri filozofi za Kwame Nkrumah ikintu cyo kuzana cyo kuvuga ngo imipaka ngo ibihugu bitangire kurwana kongera gusubiramo ayo makimbirane ntago byari guhura n'ibyo bo donc batekerezaga. Twibuke yuko nibo bazanye n'ibitekerezo byo gukereya uriya muryango nyine wa OUA. Harimo rero abo ba Kwame Nkrumah n'abandi ba panafricaniste cyane bari bakomeye muri iyo myaka. Noneho nibo batumye icyo gitekerezo cy'uko Afrika igomba kubaha uko imipaka yari imeze mbere y'uko ibona ubwigenge gitambo. Ibihugu rero bigize umuryango wa OUA biyishyiraho umukono. Igihugu cyagize resistance izwi cyane ni igihugu cya Maroc, cyaje no kwivana mu muryango w'ubumwe bwa Afrika kubera ikibazo cya Sahara y'uburengerazuba. Ko Sahara y'uburengerazuba uko abakoroni bayivuyemo b'Abasipanyol, les Espagnols bari bayifite mu maboko, bayisize isa nkaho iri hagati ya Algeria, Mauritania na Maroc. Noneho rero hatangira kuba amakimbirane. Twibutse ko icyo gihe hariho n'amakimbirane akomeye hagati ya Algeria na Maroc. Nyuma noneho biza kwimukira ya makimbirane ya Algeria na Maroc, aza noneho kwimukira ku kutumvikana kuri Sahara y'uburengerazuba. Sahara y'uburengerazuba rero Maroc kugera uyu munsi iyifata nk'igice cy'ubutaka bwayo. Algeria ntago ishyigikiye, iri inyuma ya Sahara y'uburengerazuba, yo ishyigikiye ko iba igihugu cyigenga. Sahara y'uburengerazuba umuryango w'ibihugu donc byibumbiye mu muryango umwe bwa Afrika, ubu ngubu usigaye witwa Afrika yunze ubumwe, byayihaye icyicaro, donc ifitemo umwanya w'indorerezi. Ntago iraba igihugu cyemewe, ntago ibihugu bya Afrika byigeze bihuza ijwi ngo bivuge yuko byemeye ko Sahara y'uburengerazuba iba igihugu cyigenga. Ari nayo mpamvu aho Maroc inagarukiye ibihugu byinshi byari byemeraga byari binashyigikiye
Afurika donc Sahara y'uburengerazuba byinshi byahise byisubiraho bisubira ku ruhande rwa Maroko bikurikije uko ejo bundi Maroko yagarukanye imbaraga zikomeye muri Afurika yunze ubumwe. Nibutse ko Maroko iva muri Unité Africaine, muri Organisation de l'Unité Africaine, yagiye gusaba kuba membre wa Union Européenne, abanyaburayi barayangira, ejo bundi nibwo yagarutse. Ubwo nashakaga gutanga context y'uko ibibazo byari bimeze. Urumva rero icyo gihe muri Organisation de l'Unité Africaine bamaze kwemeza yuko ibihugu byose bigomba kubaha uko imipaka yari imeze mbere y'ubwigenge, babishyize muri context ebyiri. Baravuga bati icyambere, nta gihugu cyemerewe kuzongera gushoza intambara kigamije kwisubiza ibice byari ibyacyo. Donc icyo ngicyo niryo hame, donc riri mu byari bigize iryo hame. Noneho barangije baravuga bati n'ikindi, hariho ikibazo noneho cyabo bita, sinzi ukuntu mu kinyarwanda twabita recessioniste, donc abantu bashaka kwikura ku bice bimwe na bimwe kugira ngo bigenge, donc les guerres de sécessionnistes izwi cyane yariho muri iyo myaka, ngira ngo yatangiye muri 67, niyo bita intambara yo muri Biafra, la guerre do Biafra muri Nigeria. Impamvu niki nuko mu majyepfo ya Nigeria abantu bo mu bwoko abo bita les Ibo barwaniraga ko icyo gice cyabo kibona ubwigenge. Habaye intambara zikomeye zamennye amaraso, ariko biza kurangira abo mu bwoko bw'abayibo babitsinzwe, donc igice cyabo nticyaba kikibonye ubwigenge. Urumva rero muri nuza muri Oyuwa nibyo ngibyo barwanyaga, bakavuga bati n'intambara z'abasecessioniste, donc abashaka kwiyomora ku bihugu ngo bagire ubwigenge bwabo. Ibyo nabyo muri Oyuwa ntago babyemeraga, barabirwanaga. Nibwira yuko wenda nabo basecessioniste ariyo mpamvu byabagoye wenda n'intambara bakaza kuyitsindwa, cyane cyane ko nta gishyigikira bari bafite. Wenda muri icyo gihe abazi amateka y'izo ntambara barabizi. Indi ntambara navuga yabayeho cyane izwi ni recessioniste, abo bitaga recessioniste katange, donc bo muri Congo y'icyo gihe, leta independant di Congo icyo gihe niko bavugaga. Ariko ababizi kugira ngo birumvikana ko abantu bo muri Katanga bashakaga ubwigenge bwabo, ariko noneho biza no guturuka yuko Ababiligi bamaze kubona yuko ba Lumumba bageze ku butegetsi. Twibutse yuko ba Lumumba bari bafite filozofi communiste, noneho abo mu burengerazuba bw'isi batangira no kubikanga no kubagirira ubwoba. Nibwo bashatse uburyo bwo kudurumbanya igihugu gishasha cyari kibonye ubwigenge bwa Kongo, bahita batangira kujya gushyigikira za nyeshyamba cyangwa se b'abasecessioniste bo muri Katanga bashakaga yuko Katanga ibona ubwigenge. Intambara zitangira gutyo, noneho na Kongo Prito na Zangora iza kuzinjiramo. Ni ibintu birebire, ariko noneho reka mvuge ibintu bibiri gusa. Kugeza uyu munsi muri Afurika, ahantu abaturage bashobora kuba barahagurutse ibihugu byabo bikabona ubwigenge, kugeza uyu munsi ni ahantu habiri, ni muri Sudani y'Amajyepfo no muri Eritrea. Ibuke yuko intambara yo muri Eritrea ya Ethiopia bakuraho ubutegetsi bwa Colonel Haile Mariam Mengistu Haile Mariam, icyo gihe wafatwaga nk'umunyagitugu. Abo mu bwoko bw'abatigre bo muri Eritrea, kuko Eritrea icyo gihe yari igice kigize Ethiopia, nabo nyine mu munaza mu gice cya Tigre, bose bakomoka mu bwoko bwa Tigre bw'abatigre. Birumvikana ko bafatanije nabo mu yandi moko atari yishimiye imitegekere y'uwo mukoloneli Mengistu Haile Mariam, batangije intambara. Ariko izo ntambara ziza kubamo ubwumvikane bw'abaroberi bw'abarwanaga na leta ya Ethiopia ko Eritrea igomba kuba igihugu cyigenga nibamara gutsinda intambara.
bayitsinze muri 91 nibyo koko banuza ba Meles Zenawi bafashe ubutegetsi Addis Abeba bubahirije amasezerano. Eritrea haba amatora, abaturage baratora ku bwinshi. Eritrea yari ituwe n'abo mu bwoko bw'Abatigrenya. Noneho abaturage batora yuko Eritrea iba igihugu cyigenga, kiza no kwemerwa. Byari binyuze muri referandumu mu matora agaragara, bigaragara ko yakozwe mu mucyo na contestation zabayeho. Eritrea nuko yavutse. Sudani y'Amajyepfo nayo ni ibintu birebire, ntago twabijyamo ngo tubirangize, ariko nayo tuzi ko byanyuze muri referandumu, nubwo hari intambara zikomeye zabayeho barwanya akarengane abarabu bakoreraga abirabura, ariko noneho byaje no kugeraho binyuze mu mishyikirano myinshi. Ubutegetsi bw'i Khartoum buza kwemera yuko habaho amatora, abanyasudani y'Epfo bagahitamo niba ikomeza kuba igice cyo kuri Sudani cyangwa se niba iba igihugu cyigenga. Binyura muri referandumu, byanyuze mu mucyo, amatora yahagarariwe n'umuryango mpuzamahanga. Ibyo bihugu bibiri biza kubaho. Intambara z'abasecessioniste ni nyinshi zabayeho, ntabwo twazijyamo. Noneho tugaruke rero ku byo mu Rwanda twibaze, ese mu Rwanda birashoboka uyu munsi? Ni ukubanza no kureba imiterere yo muri ako gace, kuko u Rwanda rurimo ruravuga ko ngo bwari ubutaka bwarwo, hariho n'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko hariho n'amoko menshi n'andi moko menshi y'abaturage b'Abakongomani batavuga Ikinyarwanda, noneho bataniyumvamo na gatoya u Rwanda. Reka tuvuge ko u Rwanda rutangije intambara zo kugaruza ubwo butaka. Twibutse yuko ababutuyeho ni nyamuke cyane bavuga Ikinyarwanda. Noneho muri Kongo barimo na za diviziyo z'Abahutu n'Abatutsi. B'Abahutu b'Abakongomani ntago biyumvamo ubutegetsi buri mu Rwanda na gatoya. B'Abatutsi bo bavuga ko biyumvamo ubwo butegetsi, nabo si bose, kuko nitujya kubivuga nko mu gice giherereye muri Kivu y'Amajyepfo mu Banyamurenge, ntago bakozwa ibyo komekwa ku gihugu cy'u Rwanda. Wenda ibyo ni ibintu dusanga muri za Masisi, iyo ngiyo mu Batutsi b'Abakongomani bari hariya niho tubisangamo. Abo bantu rero ni minorite, ni nyamuke cyane. Reka tuvuge ko u Rwanda rukoze ibitero rugafata ubwo butaka. Ese kugira ngo bizagira agaciro mu muryango mpuzamahanga, kuko ntabwo igihugu gishobora gutera ikindi ngo gihite kizanaho ubutaka. Twarabibonye yuko n'ejo bundi Putine atera muri Ukraine hari intara biyometse, ariko baravuga bati reka dukoresha amatora. Binyura mu matora, bavuga yuko abaturage ayo matora bemeje yuko ubwo butaka busubira ku Burusiya, nubwo ayo matora umuryango mpuzamahanga utayemeye. Amatora abaye mu bihe by'intambara, bigaragara ko nta mucyo urimo. Ese u Rwanda rwaba, kuko ibyo gutekereza ko rwagenda ruvuge ngo rudufashe ubutegetsi ngo duhise tuhashinga idarapo, uyu munsi bwari ubutaka bw'u Rwanda, ni intambara zikomeye, n'iki byajya no mu mategeko banaburana. Twibutsa nk'imanza zo muri Bakasi hagati ya Nigeria na Cameroon, byagiye no mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera hano mu Buholandi, biza kurangira Nigeria irekuye, hemezwa yuko Bakasi ari ubutaka bwa Cameroon, birangira mu mahoro binyuze mu bucamanza. U Rwanda ntago rushobora kugenda ngo ruzamure ibendera hariya abaturage batabyemeye. Naho rero jyewe mvuga niyo byanyura muri referandumu, abavuga Ikinyarwanda ni nyamukeya cyane, n'ayo matora ni ibigaragara ko bayatsindwa. Nkaba mbona rero iriya gusa ni strategy yo kurangaza ubutegetsi bwazanye, kugira ngo wenda babireme mu mitekerereze y'Abanyarwanda, bihanganire intambara bagiyemo, ibyo bazazitakarizamo, bavuge bati turarwana ku busugire bw'u Rwanda no kugarura igice cy'u Rwanda. Ariko ni impamvu idafatika, idashobora no kwemerwa mu rwego rwa politike mpuzamahanga, niyo kurangaza gusa. Ni nk'uko twavuze ngo u Rwanda rwagiye rushaka impamvu rwitwaza, ni ukugira ngo FPR ikomeze yinjire muri Kongo yisahurire. tuzabigarukaho ugerageje kubihina, ariko ndabona tuzashaka umwanya none ukagaruka ugafata igihe kirenze icyo twakoresheje uyu munsi, kuko ni ikibazo
bitanashingiye gusa ku mategeko, nawe ufite ibindi ushingiraho werekana ko bijyanye na kariya karere u Rwanda rurimo hari amategeko, hari n'imiterere idakwiye kuba abantu barengera kuko byateza ibibazo kuruta uko abantu bakubwira ngo biratanga umuti. Ubisobanuye neza, muri make wakoze rwose, wakoze. Reka tuwongere twibutse abantu ko kuri uyu wa gatandatu tariki 4 Gashyantare umwaka w'2023 hariya i Bujumbura mu gihugu cy'i Burundi ko habaye inama ya Semumbabarire. Ndagira ngo mbereke ama video n'amashusho yo muri iyo nama yo kuri uyu wa gatandatu, inama yitabiriwe n'abakuru bo muri uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, yaba Perezida Yoweri Kaguta Museveni, bakiriwe na Evariste Ndayishimiye ari nawe uyobora uyu muryango wa EAC muri iki gihe, yaba ndetse na Presidente w'igihugu cya Tanzania, yaba ndetse na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nawe muri iyi nama nyine nk'uko mubona ari gusuzanya na Evariste Ndayishimiye wamwakiriye, ndetse no ku ruhande rwa Kenya nayo ikaba nyine yitabiriye iyi nama, Perezida Ruto wa Kenya. Muri iyi nama rero umuntu akaba yababwira ko mu myanzuro yatanzwe, reka tubabwire ko mu itangazo risoza nyine inama ya 20 ya the East African Community, reka mbabwire ko mu myanzuro umuntu yavuga ibiri y'ingenzi. Hafashwe imyanzuro myinshi, ariko ibiri y'ingenzi umuntu yavuga harimo kuba basaba ko imirwano ihagarara hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ko imirwano ihita ihagarara. Icya kabiri, ko abateye igihugu cya Kongo basubira inyuma bakava aho bari barafashe. Umutungo wacu ugeze kuvuga ati ese hari aho bitandukanye n'ibyari byaragiye biva mu myanzuro mu zindi nama ziga kuri kiriya kibazo. Icyo twakora ni ugutegereza muri iyi minsi niba hari igihinduka, hanyuma tukongera kubiganiraho n'abo tuzahamagara bakatubwira ko bafite akanya kugira ngo baze tubiganireho. Ngira ngo ushimire cyane Valentin Akayezu, umuhumuza, impuguke mu mategeko. Nshimire cyane Dr François Xavier Munyarugerero, ndetse na Dr Etienne Ndagijimana wagize akabazo akaba ataje. Turamwifuriza kurwara ubukira, twizera yuko mu minsi itari myinshi azabasha kuboneka nawe akaza kugira ibyo dusangiza. Turabashimira cyane namwe abo twabanye muri iki kiganiro, tubabwira ko kuri uyu wa gatatu tuzabashyiraho ikiganiro kirambuye twagiranye ejo n'impuguke mu mateka Dr François Xavier Munyarugerero, abashaka kumva neza iki kibazo kijyanye n'iby'imipaka. Rwose icyo kiganiro ntikizabacika. Reka rero dusoze tubashyiriraho akaririmbo kavuga yuko u Rwanda ari rwiza, kandi ni nabyo koko Rwanda barwiza kurushaho rugize abayobozi nyabo. Ibyiza bigutatse Rwanda byinshi cyane sinabivuga ngo mbiragize. Ufite na parike nziza bakagera Kanyereza bagasuye, na Rwanda batatswe na rurema. Twebwe abana bawe tuzagukorera duteze imbere, maze abaza tumusura basanga uteye Rwanda. Genda Rwanda ni nziza.
ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbiragize Rwanda Rwanda uri nziza umeka amahoro ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane sinabivuga